Byiza makuru ni meza shaka bisana kujya unyura hano ariko navuze umunsi umwe nakujya ako uyu munsi kuri kuvuga unyegera cyane reba umusatsi ukuntu usa wowe wambwa we ntaba mvuga n'iki nawe reka reka genda turavuga shinga imbwa gusa sinamvuga n'iki nawe umukobwa nyange izi sasa ibyo ntabwo bishoboka rwose ugarika amaguru umutipe wanjye mu maso ukuntu gahunda zifashe. Yo kanka ari gahunda ashaka ko tuvugana man guruka uwo nsanga no muhanda hano rwose kwirembo mu rugo ndahari kabisa guruka kabisa Pazo. Yo. Ngama kurusi. Koroni mala. Wose cyose ni kiye man. Umudadara ndaburije man. Wowe se uri wambwiraga? Wow ndi mwana. Bigenze bite? Umudadari ifashe anyura hano. Ndamusifura man nyiwereza dukuru twe barabizi nawe ngo bikigiye. Mwabaranda burije nyine kwa ko ntobizi. Shandabizi ariko ngewe nkufite ikibazo mwana. Icyo kibazo twagikemura. Ufite gahunda se? Gahunda ndaziho. Ufite n'amafaranga se? Amafaranga se nicyo kibazo banke ziruzuye musaza. Tugende nyine njye kweka ahantu ukora umuti. Ubone umuganga wanya uguhoyeza umuti ukahita umukobwa ntazongeye kukwiryaho man. Tugende se man. Ntari bahaguka tugende. Babuhoreye mwana. Babuhoreye. Bansanga barihe bayazane nyarike ayo nyakenyerereho ye mugende buhoro mushyike hasi ni karibu muvuga ikibagenza mwitinya ye ye musore uri mushya muragenzwa n'iki ndabona ufite ikibengero uragenzwa n'iki musore narefite ikibazo yuko twaye n'umukobwa ejo bundi ndobo nyine narandaburitse ndabibona nagira ngo rero mu muti utuma nyine ngera ku icyo gisubizo cyananiye kabisa barabenzwa niko abakurambere barabenzwa amafaranga kugira ngo tumuhe umuti urabyumva ufite angahe ibihumbi 5 byonyine mukurambere ibihumbi 5 ntabwo tubyemeye ahubwo ni 50. Igihe batagwaye umuti sha bira bihumbi byose bavuga ngo umuti bagumuti garuka sha maje batagwaye umuti niko ufite ubwoba ndakubona muti mukurambere ngo ntayafite make ufite angahe wongera amafaranga urabyemera mukurambere turabazo ntabwo tubyemera 50. murwarize n'umusore aje gushaka aroye igikundiro niko ye waruzi n'ikindi yababa we barakubenze wenda bibona murarwanira umukobwa umwe mu munani niko musore ngoma nawe yishe muri mugenzi wawe oya rwose utanuri nayo reka mirongo ngiye gusa utangiye gura umukobwa oya ntacyo turayemeye 20 ngo ndo umuti tugenda noneho
ngiye kuguha umuti uranyumva urabona iri baba n'iry'igisiga cy'urwara rurerure byaturutse mu butayu bwa Sahara byazanywe n'umukurambere ndaguha umuti uranyumva neza uyu nguyu uzajya uwisiga uranyumva numara kwiborosa uzajya wisiga mu gatuza ugenda usuhuza umukobwa azajya ahita kwemera ye musore noneho nawe wakoze cyane akira icyo urayishyura tuzishyura umuti ariko byaciyemo oya nawe ntabwo dukopa iyo utinze turakwica ntabwo tuzatinda oya ni murishyura ubu mukurambere babyemera bagende bazagaruka ndabahamije pe uziko ndari nasaraye baba we nibagende barakandika abasamuzi reka njye gushaka aho nabona kagwa ayiwe bana we fata umutima fata umutima ibyo birabaye tugende vuba Kisi cya kibebira bimeze bite? meze neza ariko wowe igihe cyose nakwiyamiye ntago wumva nga gusa umukobwa amateka koko ntabwo bishoboka usibye akunda ko ntabwo byavamo rwose shire byakora karaga pfumu niko kambere biretse ntabwo kanyira rwose ntabwo kanyira ntabwo byashoboka shire byiri ntabwo byashoboka rwose ntabwo haya ngo nkogara araguhemukiye bwa kabiri aho ujye wiyungiye kuri phone ndavati ngoma no kwitwaza umufuka tukahita tumutwaramo mani ntabwo bishoboka ari amafaranga 2020 nabuze umukobwa ujya muri sambu tuje kumureba tugende nyine Kesha amafaranga yacu akoze bitike none uragiye wowe ifata ukatubeshye muto twaye ntacyo wakoze tukujyana ntabwo ushoboye tukwekura kiravaho gumisatsi cy'imiteka 50 50 watwaye urabizi bagasha bawitonze ikindi kibazo gikemura amafaranga yanjye ari umugore mwiza mani ngiye nshaka sogoro mwana tumujyane sha mama yaje kumufite imyino n'amabuye rabyekura wa mupfumu hano ngo turamuze mu mufuka guki reka mutwereke iyo nyina yimba